I, the Rudent, here we gather in the General Assembly of the Ruders. Thank you for your attending this general meeting, the General Assembly. You have tried by all means playing your cards excellently to reach here from hither and yon in all certain districts of the state, and we thank you so much. Here I mean those ones who have come from abroad, near and far. Here I mean the neighboring states, here in East African community, Africa in general, and beyond continent. Here I mean visitors or the Ruders from abroad, from other many continents of the world. Thank you very much indeed. You are coming here in this General National Assembly of the Ruda is of great importance to all of us in general. Those who need to ask queries, it's your turn now to ask queries from your point of views, discussing matters on equal terms. This is the real orderliness of our dialogue and consensus in the context. Therefore, we thank you very much indeed, and we are welcoming you. Let us start with those ones at that end. You can ask in any language that you wish, in or but let us dig out all the matters concerned. Dutukumbure byose ibitureba cyangwa ibibazo byose bihari. Bityo rero ka dutangirane nawe. Kana perezida wa Ruda, ko nakubazaga ngo k'abantu benshi bagukunda, nuko wenda kuba perezida bura gato, wowe uzabateganyiriza iki? Bibe nka surprise kubera ko bakwereka ko bagukunda cyane. Wowe bafitiye surprise? Birumvikana. Surprise rwose irahari, ndetse si n'imwe ahubwo ni nyinshi. Bityo rero tuzatungurana koko, abantu bose bashonje bahishiwe kandi bose bategereje ibyiza byabageraho igihe n'igihe. Bityo rero nk'umusaza w'ukuri, umusaza w'inararibonye, umusaza w'akataraboneka, umunyapolitike w'umusaza ureba kure, umusaza u Rwanda rwungutse, East Africa yungutse, Africa yungukiyemo n'isi yose. Bityo rero ibintu
tugiye kuza tuzanye ni ibikapu by'ibisubizo gusa bityo rero tugiye kureba uko tuhindura ibigoye byose ibi bibazo byugarije abantu muri ibi bikapu by'ibisubizo dufite. Ikibazo n'igisubizo bityo rero niwo murongo duhaye tuniha kandi buri muntu wese agomba gukurikiza kugira ngo dushobore gukora umuti w'igihugu, abantu bose bashobore kugira ibisubizo ku bibazo bibugarije. Bityo rero abantu bose supplies irahari, twarayiteganyije kubera bankunze cyane kandi bankunda hose mu gihugu hose, kuva amajyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, iburengera bwaryo n'amajyepfo y'igihugu, noneho no mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurwa Kigali. Bityo rero uyu murwa kuri mwe bakiri bato wavutse mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri muri 1945, mwe banyeshuri ubwo muzabyiga mu mateka, namaze kuyandika neza, ibitabo birahari. Ubwo ni mu gihe cya WW2, ubwo World War II, ubwo rero nibwo umurwa mukuru Kigali wavutse. Bityo rero supplies zirahari, tuzatungurana hano, turi mu myiteguro ihambaye ihanitse, kandi bose bazatungurwa, kandi bose bazishima, bose bazavuza impundu hirya no hino, amashi y'urufaya rwose. Bantu bose bashonje bahishiwe, abanyarwanda, abanyafurika, isi yose bose bazaza kurahiza perezida wa RUDA kubera igikundiro afite kandi igikundiro cy'abanyarwanda, abanyafurika n'isi yose. Hano indege zose zizaza ziturutse mu mahanga zizanye abanyarwanda n'abanyamahanga. Ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byose bizakira izo ndege, bose baza kurahiza perezida wa RUDA, kandi bizaba ku manywa y'ihango ya Ruhango. Bityo rero abantu bose mwese, abo hafi n'abakure, mushonze muhishiwe rwose, banyarwanda, banyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda, ngo ni inshuti zacu muri rusange. Bityo rero icyo bankundira rero, bankundira kuba ndi umunyapolitike w'ukuri, umunyapolitike w'akataraboneka, ufite politike nziza y'isanabwonko n'isanamitima, noneho igamije kunga abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika, twese mu mujyi umwe ujya mbere muri high science and technology. Dutekereze cyane byimbitse, tuganisha mu kuvumbura abantu bitandukanye no kuvumbukana, bavumbura bagenzi babo, bavudukana, babanyagutwabo, kandi bo ntacyo babatwaye, ahubwo akuvutsa ibyo wikoreraga byaguteza imbere n'umuryango wawe n'igihugu muri rusange, akabikuvutsa, akakuvudukana, ahubwo yagufata akanakunyaga ibyo ufite, noneho akanakujyana kukuzirika, ukavayo wiguze utanze amafaranga, ngo ukunda uve mu buroko bwabo, muri ayo magereza. Ibyo bintagazi turaje tubisenye biveho, nta munyarwanda uzongera gufungwa. Icyo kizaba muri supplies zimwe mu zindi,
tuzasenya gereza, tuzakuraho n'imisoro ku butaka, tuzakuraho n'imisoro ku mazu. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi bibohore byuzuye, kuko twabonye ubwigenge, igihugu nacyo cyabonye ubwigenge. Nta mpamvu yuko abantu babonye ubwigenge basoreshwa ku butaka nk'aho ari abanyamahanga baje gutura muri icyo gihugu, ku buryo babaryoza inka ya nyangara babasoresha imisoro ku butaka, kandi nyamara ari gakondo yabo bayihawe n'Uwiteka ku buntu, bataguze batanaguranye, kuko baguranye Imana yabahenda, nta nubwo yabahendahenda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, supplies irahari. Abasaza n'abakecuru bose ni bafite imyaka 50 kuzamuka, tuzabakuriraho imisoro ku butaka no ku mazu yabo. Abatayafite tubahe amazu, bityo rero badafite igishoro cya miliyoni 6 tubakurireho imisoro, bakore, batere imbere, bateze imbere imishinga yabo, ubukungu, hanyuma bakungahaze n'abana babo, abuzukuru n'abuzukuru, buvivi n'ubu